Mu mpuguro ze, umwami Yesu yakunze gukoresha amagambo menshi azimiza. Ariko se, ubwo yagiraga ati muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cy'umunani umurongo wa 31 na 32, dusoma ngo: nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Uko kuri Yesu yifuzaga ko abigishwa be bamenya ni ukuhe? Kandi niki ibyanditswe byera bibivugaho? Nusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 17 umurongo wa 17, dusoma ngo: ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Byumvikana ko abigishwa ba Yesu nyakuri bagombaga kwizirika kumenya icyo umwami abashakaho, nicyo ise wamutumye yifuzaga ko barushaho kumenya. Ikimenyimenyi nanone, umwami Yesu yibanze ku gaciro k'ijambo ubwo yakoreshaga amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cy'umunani umurongo wa 27, dusoma ngo: uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari Imana. Aho Yesu yashyize ahabona imitekerereze yari ikwiriye ko yari yo kwibanda ku ijambo ry'Imana. Yakomeje abishimangira agira ati mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 15 umurongo wa 7, agira ati: nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kugira ngo duhabwe icyo dushaka cyose, dusabwa kurushaho kwita ku ijambo ry'Imana, ndetse rikayobora imitekerereze yacu n'intambwe zacu za buri munsi. Yesu yakomeje agaragaza agaciro k'ijambo ry'Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cyawo cya 17 umurongo wa 6, yagize ati: ubwo yasengaga Data wa twese wo mu ijuru, yakoresheje amagambo asa nk'usoza umurimo we yari afite ku isi, agira ati: abo wampaye mu isi bamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Ese ijambo ry'Imana uriha agaciro kangana iki mu buzima bwawe? Bitekerezeho, nanjye nitekerezaho. Ese koko twizera Imana twifashishije ijambo ryayo, turiha agaciro mu byo dukora byose ijambo ry'Imana? Kuri uru rubuga Kubaturwa TV tuzakomeza turebera hamwe uburyo dushobora kwegerana n'Imana, cyane ko idutumirira kuyegera. Tubisanga muri Yakobo, igice cy'umunani umurongo waho, murambabarira, igice cya 4 umurongo w'8, ngo mwegere Imana nayo izabegera. Ndabashishikariza mwe mwese kuza tugafatanya umurimo wo kumenya Imana mu rugero ruhanitse, kugira ngo tuzasingire ibyasezeranijwe ijambo ry'Imana.